twizera ko meze neza mwese mukurikira Inkomoko TV n'abandi mujya muri Rwanda Burundi TV mwese turabasuhuje twongeye kubana na Pascal mu kiganiro. Pascal umeze ute? Meze neza ndakomeye, reka twizere ko n'abadukurikira buri munsi badahwema gushyigikira ibiganiro byacu haba ku Nkomoko TV na Rwanda Burundi bose bameze neza, tubifuriza ikaze rero mu ngingo y'uyu munsi. Pascal rero tukumenyereye nk'umuntu ukunda gukora ubushakashatsi, niyo mpamvu tuzajya tukwifashisha kugira ngo dusobanukirwe ibintu bimwe na bimwe twakuze tutabasha gusoma mu bitabo bimwe na bimwe. Yego. Tugiye kugaruka ku kintu bita demokarasi, abantu benshi badakunze kuvugaho rumwe, ndetse usanga ibihugu bimwe na bimwe bivuga ko byifitiye demokarasi yabyo. Yego. Umuntu akibaza niba nta hame demokarasi ku rwego rw'isi rihari ku buryo buri muntu avuga ko afitiye. Yego. Ubundi demokarasi bivuga iki? Iri jambo ryaba ryarakomotse hehe, ryatangiye ryari? Demokarasi ubundi nkuko bisobanutse mu bitabo byinshi, nkuko byanditse mu bitabo byinshi by'amateka cyangwa n'ibya politike, bavuga ko ari ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage bugakorera abaturage, by'umwihariko ariko bukaba ari ubutegetsi bushobora no gukurwaho n'abaturage, kubera ko muri demokarasi basobanura ko abaturage bafite imbaraga zo kugira uruhare mu mitegekere yabo. Demokarasi ubundi mu by'ukuri itangirira mu Bugereki mu mwaka wa 594 mbere ya Yezu, nyuma y'uko umwe mu Bagereki batatu witwa Solon yasuye igihugu cya Misiri, yatashye avuga ngo nabonye ahantu abantu bangana, ahantu abantu bareshya. Ubwo civilisation yo mu Misiri muzateye imbere cyane. Nyuma yo gutaha akabona uko abanyamisiri babayeho, hahise hahimbwa amagambo abiri yavuyemo demokarasi mu Kigereki. Na amagambo abiri, ijambo rimwe rivuga demos bivuga abaturage, irindi rikavuga kratos bivuga kuyobora cyangwa se to rule. Naho ngaho ijambo rero demokarasi ryaturutse ni nko kuyobora abaturage. Mu by'ukuri nubwo uyu munsi igisobanuro cya demokarasi kidahuye neza n'ijambo, ariko ryaturutse mu Bagereki mu mwaka wa 594 mbere ya Yezu Kristo, bihimbwe nyine n'uwo Mugereki Solon. Ase Misiri mamuvuga ni tubona yaba Abdel Fattah al-Sisi? Oya, Abdel Fattah al-Sisi nawe asoma amateka nk'abandi bose, ariko Misiri bavuga ni Misiri ya kera cyane. Bavuga ko twigeze kubivuga mu kiganiro cyashize cyangwa mu biganiro byacu, kuri iyi si hamaze kuba izimira ry'ibinyabuzima byose inshuro 5. Isi igahanagurika, ibinyabuzima biyiriho bikagenda, ubwo harimo kurimbuka kw'abaturage n'abigeze gutura isi n'ibinyabuzima. Bajya bavuga ngo ubwoko bw'inyamaswa bwazimiye, ntibavuga abantu, ariko n'abantu byagiye bibaho. Misiri bavuga rero yo muri icyo gihe cyangwa na mbere ya Yesu hose ntabwo ari iyi ngiyi ya Egypt tubona yo mu Barabu, ntaho bihuriye. Nubwo wenda igihugu cyangwa ubutaka wavuga ngo agace ni kamwe, ubwami bwa Misiri bwari bunini cyane, ariko Misiri y'iki gihe nayo nabaturutse kuri abo bantu ba kera, ntabwo ari bo ba kera mu by'ukuri. Misiri y'icyo gihe yari ifite superficie niriya tubona. No kuvuga ngo ntabwo ari iriya gusa, kubera ko ubwami bwayo bwazengurukaga Misiri y'uyu munsi, igice kimwe cya Sudani bukagera ku nyanja itukura, ndetse bugafata no ku nyanja ya Mediterane, ku bihugu birimo Libya y'uyu munsi. Bwari ubwami bunini cyane, ariko uyu munsi Misiri ni agahugu gatoya ku bijyanye n'ubutaka, nubwo nyine twavuga ko ari kinini, ariko si kinini nk'ibyo bihugu bindi, ariko ni igihugu cyahoze ari ubwami bukomeye cyane, kirimo byazanye civilisation za mbere zikomeye mu isi. N'ibyo bintu rero byinshi isi yagiye bigiraho byaturutse kuri aba banyamisiri ba kera. Ibihugu wowe ubona ugendeye kuri definition yatanzwe n'uwo mu philosophe, ibihugu ubona byafite demokarasi yubahije iyo definition ibi? No kuvuga ngo cyane cyane ubundi yo abo muri Bloc Occident iyo baje gusobanura demokarasi cyari cyo, usanga bibanda ku kuvuga ngo muri Afurika nta demokarasi hari. Ni naho hantu hakunda kuba ihirikwa ry'ubutegetsi cyane ugeranyije n'indi migabane, nubwo n'ahandi bitahabura kuhaba cyangwa ntihabura ibisigisigi by'intambara byerekeza kuguhirikwa k'ubutegetsi, ariko muri Afurika niho byibanda cyane. Ibihugu rero bifite demokarasi ngewe ngendeye ku ijambo urebye wasanga ntabyo, ahubwo wenda hari ibihugu bifite demokarasi tugendeye ku ijambo ngo ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage bugakorera abaturage.
ugiye kureba wasanga iryo jambo nta hantu na hamwe rikurikizwa ariko hari ibihugu bifite demokarasi. Iyo yindi se yaje guturuka he yindi? Iyo yindi igomba kuba ishingiye ku myumvire n'imiyoborere y'ibihugu, kubera ko umuturage icyambere ngiye nigeze kuvuga ko demokarasi nemera ko ihari ari uko umuturage abayeho neza. Mu gihe umuturage atabayeho neza ntabwo wambwira ngo igihugu kirimo demokarasi. Iyo ngiyo rero tuvuga iyo warumbajije yo kuvanga ibihugu birimo, reka ngowe nk'urugero muri Afurika mu baturanyi hari ibihugu rwose byiza cyane, nko mu Burundi ngiye kuva namenya ubwenge ni kimwe mu bihugu rwose ureba mitegekere yaho cyangwa imiyoborere ukabona ni sawa. Ntabwo abaturage bigumura ku buyobozi, perezida manda ze zirarangira akavaho hakajyaho undi. Imibereho yo sinyizi cyane ariko nayo igomba kuba ari myiza bigendeye ku bushobozi bw'igihugu. Ahubwo hari ibindi bihugu usanga perezida ashobora kuvaho hakajyaho undi. Mu by'ukuri ihame rya demokarasi rigakurikizwa n'abo muri Bloc Occident bakazana ingufu rwose bakabishyira mu bikorwa. Uyu munsi perezida akavaho hakajyaho undi, ariko ugasanga imibereho y'abaturage ni mibi cyane. Ingero zirahari nyinshi z'ibyo bihugu. Ahubwo twavuga ngo uburengerazuba bw'isi mu by'ukuri nibwo bugena ihame rya demokarasi n'ubwo itubahirizwa, ariko ndababwira ko n'ubundi muri ibyo bihugu bigendera kuri demokarasi cyangwa byemeza ko hari demokarasi mu bihugu byabyo, njye nemera ko ntayihari. Muri Amerika, muri ubwo Bufaransa nk'ibihugu tuvuga biteye imbere cyane muri Bloc Occident, usanga naho demokarasi yabo igerwa ku mashyi. Niba muri Amerika se tuvuga ngo amatora amaze imyaka irenga 200 aba, muri Amerika abagore bemerewe gutora perezida ejo bundi mu 1920. Abirabura bo bemerewe gutora mu 1960, kandi byitwa ngo hari demokarasi. Bivuze ngo hari ihame rya demokarasi mu mpapuro, ariko hari no execution, ibyo abantu bakora kuri tere byo ntaho bihuriye. Usibye mu Burundi nta kindi gihugu ubona gifite demokarasi? Birahari byinshi, ndimo ndirinda kumentioninga bitewe nuko wenda abadukurikira ni benshi, ariko natanga urugero n'ubundi nko ku bihugu. Ejo bundi twabonye perezida Macky Sall ashaka guhindura igihe amatora azabera. Biriya bintu byaro guhutaza itegeko nshinga. Nubwo itegeko nshinga ry'ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara ibyinshi ni copy paste y'itegeko nshinga ry'Ubutaliyani, Ubufaransa ndetse n'Ubugereki. Ni ukuvuga ngo itegeko nshinga ry'ibyo bihugu bitatu by'i Burayi biri mu majyepfo y'Uburayi ritangira kimwe n'itegeko nshinga ry'ibihugu hafi ya byose byo muri Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara. Bivuze ngo ni reference. Ntabwo ibihugu byo muri Afurika byigeze bishinga ubutegetsi bwabyo ngo bivuge ngo twebwe turashingira kuri ibi ngibi dukora ibintu byacu gutya. Icyakora ibyo ngibyo uko babyanditse abo banyaburayi ntabwo bigeze babishyira mu bikorwa uko byanditse, ahubwo hari ingingo zimwe na zimwe bagiye bahindura. Nubwo demokarasi y'abanyaburayi n'abanyamerika ivuga ko hagomba kubaho ubutegetsi butatu, ubwoko bw'ubutegetsi butatu byahereye mu Bwongereza babyapurika bakavuga ko demokarasi ijyana nuko hariho ubwoko butatu bw'ubutegetsi cyangwa ibyiciro bitatu. Ubwo ni ubutegetsi nshingamategeko, hakaba ubutegetsi nyubahiriza tegeko n'ubutegetsi bw'ubucamanza. Nubwo byanditse gutyo, hari ibihugu aho usanga perezida ashobora kuba ari perezida w'igihugu. Bikunda kuba no mu bihugu bigendera ku ngoma ya cyami. Mu bihugu bigendera ku ngoma ya cyami ho nta nubwo binashoboka ko demokarasi yakurikizwa gutyo, aho perezida rero cyangwa umuyobozi w'igihugu usanga ni umuyobozi w'igihugu, akaba yagenzura imisoro, akaba yanatangiza intambara ku kindi gihugu. Ibyo bintu bitatu mvuze biri muri ibyo byiciro bitatu by'ubutegetsi, ariko ugasanga izo mbaraga zifitwe n'umuntu umwe. Bivuze ngo demokarasi bafite iri mu nyandiko gusa, ntabwo iri mu magambo. Narindi kuvuga rero ko muri Senegal, ubwo Burundi twavuze, Tanzania, Lesotho, ibihugu byinshi nyine tujya kubona tukabona umuyobozi avuyeho nta nkomyi, ntago twumvishe guhinduka kw'itegeko nshinga. Ibyo byose ni ibisobanura ko demokarasi nk'uko yanditse baba bayigenderaho. Ntibivuze ko hari n'abandi badafite demokarasi, ahubwo barahari bayikozemo icyo navuga nk'impinduka, bakavuga bati twebwe nimba tuyobowe neza cyangwa nimba abaturage babona ibyo bashaka byose, umuyobozi niyo yagumaho nta kibazo.
hari ubwoko bwa demokarasi bumeze gutyo nka Fidel Castro muri Cuba yategetse igihugu imyaka 50 ntago muri demokarasi nta n'ahantu muri demokarasi mu gitabo cy'abo ba filozofe b'abagereki bigeze bandika ngo demokarasi imariye imyaka manda z'umuyobozi zigomba kuba izi ngizi cyangwa amajwi agomba kuboneka mu matora naya ahubwo itegeko nshinga riteganya imyaka 50 mu president riba he nta na hamwe muri Cuba kuyobora akenshi dukunda kubibona ku bayobozi bafashe ubutegetsi bahiritse abanyagitugu cyangwa bahiritse ubundi butegetsi nibo bakunda kugira ubutegetsi buramba cyane ndavuga nko muri iyo Cuba uwo ngo Fidel Castro no umuntu warinze ajya mu zabukuru ubona ko abanyakiba bakimushaka kubera iki nubwo yagundiriye ubutegetsi ariko imiyoborere yakoze nibura igatuma agobotora igihugu mu minwe y'abanyamerika byaramufashije cyane binamuha igikundiro mu baturage undi nawe wahiritse ubutegetsi akabwikubira ni Colonel Gaddafi muri 1969 yahiritse ubutegetsi bwariho muri Libya ayobora icyo gihugu imyaka 42 yanashinze demokarasi y'abantu bavuga ngo ni demokarasi populaire aho we yanze kuvuga ngo ni demokarasi y'abagereki azagenderaho ahubwo ashingiye yo kuvuga ngo ngewe umunyalibiya ntacyo nzamwima ariko ubutegetsi nawe ntazabutekereze ni nayo mpamvu haje kubaho kwigumura bikarangira banamuhiritse ibihugu byo muri Afurika biyobowe n'ibitugu rwose bihambaye byo usanga bivuga ngo ni uburyo ngo bwa demokarasi bwabo ngo bahisemo yego urugero nk'Ubugande Cameroon Eritrea Congo Brazzaville Guinea Equatoriale Djibouti abo banyagitugu bose ngo ni demokarasi ngo abaturage ngo bahisemo ubundi biriya ni ibiki bagiye bavuga ko wenda ari ubutegetsi bishakira kuramba ariko ijambo demokarasi ntibarikoresha ijambo demokarasi impamvu bo barikoresha ni uko rega umuntu ugiye guhirika ubutegetsi arabanza akiyita umudemokarate akumva ko nyine wagiye ibintu agiye gukora biri muri demokarasi yaba ugiye kubuhirika cyangwa wabufashe babikora gutyo kugira ngo abo mu burengerazuba cya bloc Occident ibajya inyuma ibashyigikire ntizarwanye n'ibyo bintu baba bishoyemo biriya bihugu rero impamvu bigendera kuri iryo hame rya demokarasi cyangwa impamvu bavuga ngo nyine ni demokarasi kandi ugasanga umuntu amaze imyaka 42 ku butegetsi Paul Biya bakubwira ko imyaka amaze ayobora Cameroon iruta iyo yagiyeho afite no kuvuga ngo arashaje kuri rwa rwego ubundi ntabwo yakabaye afite iriya myaka kugira imyaka 80 na hafi 90 uyobora igihugu mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byiza icyo warumbajijeho rero ni uko bo bavuga ngo nta hantu byanditse muri demokarasi ko manda z'uyu muyobozi ari izi ngizi n'amajwi agomba kugira mu matora n'aya ngaya niyo mpamvu bikubira ubutegetsi bagashinga politiki imbere mu bihugu za zindi zituma nta hantu umuturage yamenera bakaba bamuha ibyo bemera kumuha ntabwo ari ibyo ashaka byose kubera ko iyo umuntu abona ibyo ashaka byose ntabwo twabona imyigaragambyo kandi iriya myigaragambyo iterwa n'abo banyaburayi kubera ko nibo baba bashaka ko umuntu avaho bo bifuza ko havaho umuntu bo bareba ngo ihame rya demokarasi umuntu yavuyeho hagiyeho undi iyo ibyo byabaye ntabwo ibindi bibareba so bariya rero bitwaza kuguma ku butegetsi bavuga ko nta hantu mu mahame ya demokarasi handitse umubare wa manda kuri uwo munyagitugu ni muntu ki umunyagitugu ni umuntu wese ushobora gukoresha ingufu z'umurengera kugira ngo ahutaze uburenganzira bwa muntu by'umwihariko ariko mu bijyanye n'imitegekere umuntu akaba yayobora igihugu ariko icyarimwe yica n'abantu batavuga rumwe nuko nabisobanura mu magambo make none ari systeme bakubwira bati isi yose tugiye gukurikiza systeme iyoboye Ubufaransa bakakubwira bati isi yose tugiye gukurikiza systeme iyoboye North Korea wewe wahitamo iyo systeme ngewe buriya nahitamo Korea y'Amajyaruguru systeme iyoboye Korea y'Amajyaruguru rwose niyo nahitamo kubera ko nubwo systeme iyoboye Ubufaransa tuyita ko ari systeme y'amahoro irimo na demokarasi ariko iyo urebye usanga aribwo iyi demokarasi yo muri bloc Occident ihitana abantu benshi kurusha n'abahitanwa n'intambara kandi ikintu cya mbere nge nemera ni uburenganzira bw'umuntu kuba umuntu ariho imibereho turayijyaho nyuma ariko nibura ariho kubera ko bari abayobozi bakora icyo twita ngo gusukura umuryango mugari bano bantu bo mu burengerazuba bw'isi ugasanga ngo nimba hari umutwe wenda utavuga rumwe n'ubutegetsi
tugombe tuwushaka abo bantu tubice, nta nubwo bashobora kubashyira mu murongo cyangwa babaganirize cyangwa babaha uburenganzira kiriya gihugu cyica umuntu ushobora gukora ibikorwa bigambanira ubutegetsi cyabishaka kubuhirika. Ntabwo bavuga ngo nimba ntavuga rumwe n'ubutegetsi baranyica, oya, bica umuntu ushobora kuvuga ngo ni urugero, ndaguha urugero, uriya mu perezida uriho, perezida Kim Jong-un ashobora kuba ari umwe mu bantu bagiye bakora amateka kubera ko usibye na se cyangwa sekuru ise Kim Jong-il cyangwa sekuru Kim Il-sung bose bagiye bagaragara nk'abanyagitugu, ariko imbere mu gihugu ugasanga ntabwo ashobora gufata icyemezo cyo kuvuga ngo wenda marume ndamwishe, akaba yayobora igihugu, hakaba abajya mu murongo we n'abatajya mu murongo we, ariko akaba ari ahavuga ati ngewe icyo ndeba ni uko nta muntu umvugiramo. Ariko uyu mwana wagiyeho nubwo amaze gukura, yagiye hari mutoya, 2011 2012 yari akiri mutoya, yagiye azana ibintu bimeze nk'ubusazi mu butegetsi kubera ko yagiye yica n'abo mu muryango we, abaziza gusa kuba watanga igitekerezo kitari cyo, kandi umuntu kukinyira uri kumuhitamo ngo ayobore systeme. Icyo nemera cyo nuko nibura we ibintu bye biba biciye mu mucyo, nubwo ashobora kuba yica abantu, ariko yica wa muntu tuvuga ngo uyu muntu mu by'ukuri nubwo apfuye azize systeme y'ubutegetsi yari asanzwe azi. Bitandukanye n'umuntu uza akavuga ngo naguhaye uburenganzira n'iki, ariko ugasanga mu by'ukuri ingamba akoresha, ingamba ze z'imiyoborere muri gihe mwisanga ziri kwica abantu. Tubona abantu bafungirwa mu magereza bakabura burundu, umuntu tukaba tutazi ngo yakatiwe iyi myaka, agafungwa abantu bakazamubura. Tubona mu bihugu udutsiko tw'abigaragambye, buriya muri Korea z'Amajyaruguru cyangwa mu Burusiya cyangwa ibindi bihugu bifite politike kwigaragambya n'ibibise. Kwigaragambya ntabwo ari byiza, ahubwo biterwa n'icyo wigaragambiriza. Kwigaragambya ni nka bimwe tuvuga ngo ntabwo ikosa rikosozwa irindi. Kuvuga ngo sinahawe ibi ukajya mu muhanda ugatwika amapine, ntabwo biri ari byo bigaragaza ko wenda ubabaye cyane, nubwo bishobora kugufasha. Icyo mvuga, bino bihugu byo muri Bloc Occident politiki yabyo iragenda ikarema imitwe imbere muri cya gihugu bita ko bahaye demokarasi, ukazasanga igihugu gihora mu nkubiri yo kuvuga ngo ubutegetsi ntabwo butwitayeho. Rimwe na rimwe ibihugu bigendera kuri ririya hamusanga ari byo binakeri, ibyo bikene. Rero aho ngaho umuntu yavuga kuri kwivuguruza, kuko waduha cyitegerezo ku gihugu cy'u Burundi. Uburundi butegetswe muri system Bloc Occident. Uburundi nubwo kwaduhayeho icyitegerezo igihugu kibayeho neza, cyumvishe ko North Korea yo yaza none iramplasa ibyo bintu byose. Impamvu bino bihugu byo muri Afurika nk'ubwo Burundi twabutanzeho urugero, nuko iriya systeme ya Bloc Occident nubwo ibiyoboye igihugu ntabwo ari ifata ibyemezo 100%. None se no kuvuga ko iby'umwami cyangwa abakurambere basize cyangwa bubatse mu gihugu kugira ngo byasenyuka bikavaho 100%, ntabwo byavaho. Kandi biriya bintu babiri muri kamere z'abene igihugu, babiri mu maraso yabo. Urugero rworoshye, nimba bavuga ngo wenda kirazira, reka tugendere kuri izo ngero nyine zo kugira icy'abami, kirazira wenda kwica umuntu, nimba bimeze gutyo ari kirazira mu gihugu, ibyo bintu nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuzabikora, hakaba hari abantu bapfa bazize politike nk'uko twabivuze, abantu birirwa bapfa bazize iyo politike na demokarasi, ariko mu mutwe w'umurundi cyangwa n'undi muntu uwo ari we wese arabizi neza ko ayo ngayo ari amahano, ni skandale. Ntabwo ari ibintu baramutegeka n'ibyo kugira ngo ibyo bamuha abibone, bakangisha guhagarika inkunga, ariko ntabwo muri we ashobora gutandukira cya kintu cya kirazira n'umuco gakondo w'igihugu. Biriya bintu rero birafasha. Niyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika cya Bloc Occident imiyoborere yayo nge ntabwo nyemera habe na gatoya, kubera ko usanga idindiza iterambere ry'ibihugu kurusha kubiteza imbere, kandi byitwa ko biri muri demokarasi. None se ni ikihe gihugu kibarusha amafaranga nimba badindiza iterambere? Badindiza iterambere ry'ibihugu byacu ntabwo ari icyabo. Icyabo se kandi bakurura bishira bagendera kuri politike y'imitegekere iyo kwigwizaho imitungo. None se gupfa kwa Afurika ubigereka ku bazungu cyangwa n'abirabura bibishwe?
oya njyewe gupfa kwa Afurika mbigereka ku bazungu rwose 100%. none se umuzungu nuvuga ngo perezida yoye imyaka 40 ngo ni ushoboye wenyine ntago ujye ubona abantu b'abadokiteri birwa babivuga ngo hangurira ni ushoboye wenyine gwese ni makuru ubivuze oya ntabwo ari makuru ubivuze ariko nimba twarabonye ingero z'ibihugu byitwa ko byabaye abanyeshuri babi Amerika yoherereza ingabo zikaza zikarasa abayobozi zikabakuraho zikabica ngo bagundiriye ubutegetsi ngo banze kuvaho ngo bayobeje amatora ingero zirahari ntago twakwirirwa tuzigarukaho nimba umuntu ashaka kongera igihe cye ku butegetsi kugira ngo imiyoborere cyangwa uko abaturage be babayeho atekereza ko ari neza bikomeze wowe ukaza ukamwica uyu munsi Libya nta butegetsi ifite abayobozi mu burasirazuba no mu burengerazuba hamwe hari umuyobozi uwo bamwe umwe ngo Brocox dayemera undi ngo ntimwemera igihugu kirimo ubutegetsi bubiri mu by'ukuri nubwo bahiritse Gaddafi bamwita ko ari umunyagitugu igihugu baragifashije cyangwa baragisenye ni iyo mikorere rero no mu bindi ubundi ntago za perezida wa Afrika bishe Gaddafi ntago bazi ibyo kumbwira ngo aba perezida wa Afrika bashake babe birimo cyangwa batabirimo ingabo za OTAN nta muyobozi wa Afrika uziyobora ziyoborwa nyine na bira bihugu niyo zaba zarifashishijwe ariko nyine zarifashishijwe kandi ibyo zakoze twarazibonye niyo twareka Libya dufata urundi rugero rworoshye mu bihugu by'Abarabu hose n'abayobozi ba Afrika babihiritse muri Sudani muri Misiri muri Tunisia hariya hose n'abayobozi ba Afrika nese kuba Bashir yaravuyeho ntago ubona ko ari byo byiza wari ukeneye Bashir utava ku butegetsi wowe icyo ushigikiye no ko umuntu ava ku butegetsi ngewe nshyigikiye ko abaperezida bamenya icyo bita itegeko nshinga bakamenya ngo manda zirarangira hazundi ngewe rero ko abanyasenegali bitoreye umuntu w'urubyiruko hari ubwo makuru yamwishe ntabwo yamwishe ariko impamvu atamwishe cyangwa impamvu biriya bintu atigeze abizamo bari mu mujyi umwe none se ku cy'amatora yabaye reka nk'urugero rworoshye uribuka muri 2020 mu gihugu cya Malawi sibyo habaye amatora perezida Peter Mutharika byitwa ko yatsinze aranarahira birangiye havuka ikibazo cyo kujurira ngo ntabwo ngo yibye amatora yarayahengetse byabaye ngombwa ko bayasubiramo Lazarus Chakwera birangira abaye perezida ibyo bintu wabisobanura ute hari ingufu zaje zijya muri birabi mu gihe uri mu murongo wabo barakureka ariko ntabwo bivuze ngo Afrika yananiwe gutera imbere kubera ko ari imitwe yacu igoye hoya ku cyaro hose baberwa n'umunyagitugu ubona abaturage babayeho nabi ntabwo hose baba babayeho nabi mbwira aho babayeho neza none sinaguhaye ingero rwose North Korea oya tureka naho hano hafi muri Afrika bihugu nese ko abanyagitugu nabakubwiye wambwira umuntu ufite abaturage babayeho neza Museveni Paul Biya Eritrea muri iyo Uganda na Cameroon abaturage babayeho nabi nkuko muri Libya ubu bimeze kandi bitwa ko bahawe demokarasi bakagobotorwa ingoma y'igitugu akose ubundi Libya usibye ahari inyeshyamba ubundi cyako hari muri ya migingo ya Benghazi n'iki byose amafaranga bari igihugu cyarasenyutse cyabaye indiri y'iterabwoba imitwe y'abatuareg n'abatubu bakigiza akarima bahinga nyine nari nkubajije ku cyano hose abanyagitugu hari abaturage babayeho nabi ahubwo vuga muri Libya cyangwa ntabwo ari umunyagitugu ngiye muntu utinze ku butegetsi simwita umunyagitugu okay utinze ku butegetsi kuki n'abaturage babaho nabi hoya ntabwo ari hose rega nagwaye ingero nyine aho biri kwe kibyabaye gutyo aho biri nuko ahubwo politika y'imitegekere niyo kibazo ntabwo ikibazo ari uwo muntu none igihugu none se utegeka hoya nta perezida buriya ashobora aba muri cya cyiciro twita aba mu bategetsi nshingaamategeko hako ntabwo ari we uba mu butegetsi inyubahiriza tegeko cyangwa ubw'ubucamanza kandi aho niho ibintu bipfira cyane none se ahantu hari umuntu utava ku butegetsi ko nta zindi nzego tuhabona zitahaba ziba ari icyuka inzego kwaba no gukora biratandukanye oya we kutemera inzego wivuga ko ziba zidahari ziba zikora ahubwo wenda imikorere yazo niyo wasigara unenga ariko ko nta nubwo amatora ashobora gutegurwa na perezida amatora se ntategurwa none se urumva ahantu umuntu amara imyaka 50 ku butegetsi hari amatora abahaye oya muri Afrika nta muntu uramara iyo myaka nta n'uwo ntekereza ko yayimara kubera ko iyo myaka usibye no kuva ngo wayimara ku butegetsi ntabwo ubuze Paul Biya mazingahe
amaze ubungubu 40 none se ntabwo uzi ko bari gusaba ngo yongere ngo yiyamamaze biri gusabwa ariko ntabwo mbona bizashoboka ko Paul Biya wenda Imana imutiza ubuzima ariko biragoye ko ngiye mbona yageza ku myaka 50 ayobora Cameroon. Ubwo se ubundi ubitaniye no kuba amaze 50 40 na 50 bitaniye hoya ntabwo ari kimwe kuko nimba bashaka amavugurura ngakomeze kandi birashakwa n'igice n'ubundi cyane cyabariye abantu baza bakirirwa bizahurira icyo gihugu bantu bashaka ko politiki irigumaho kugira ngo ibigenda bigumye bigende nibo bashaka ko Paul Biya akomeza. Ntabwo abantu bafite inyungu mu kubaka igihugu cya Cameroon gifite ejo hazaza heza bifuza ko yakomeza. Bari abazungu nubwo tuvuga ngo ntabwo bafite demokarasi ariko rwose ngiye mbona bayifite kuko bubahiriza ibitekerezo by'umuntu. Ngiye ibaze ko umuntu akubita urushyi perezida ntagire icyaba. Urumva iyo revo ya demokarasi. Reba iyo Biden ari kwiyamaza ugende amashusho Biden ari kwiyamaza. Ndabikurikira. Kuntu bahita bazana interruption ngo no ngo hagarika kwiyamaza ngo hagarika Isiraheli hagarika genocide muri Isiraheli. Ubibwiye Kim Jong Un ngo nahagarika ibintu runaka wabaho. Ntabwo bira bihugu kuba perezida baza bakazana izo interruption mu kwiyamamaza cyangwa bakamukubita ntabwo ari byo bivuga ko ntabwo ari demoka ahubwo abazungu muri rusange ikintu bita human rights baracyubaha. Hako human rights ni kamwe mu bigize demokarasi nyine ibyo nk'uko. Ariko ntabwo ariko kabanza kubera ko nkuriya muntu nubwo yakubita perezida ikindi wa mu philosophe definition watubwiye barayubahiriza. Yego bari ariko nanone demokarasi yo mu nyandiko ibihugu by'Iburayi byo bifite inyandiko yanditse yitwa ihame rya demokarasi bo niyo bakurikiza. Abo muri Afurika rero bo bahimbye ibyabo kubera ko gukurikiza ibyo byanditse biri mu nyungu z'abo banyaburayi. Kuba tuzi igihe Macron azavira ku butegetsi tutazi igihe Putin azavira ku butegetsi ntabwo urumva nta tandukano riri muri ibyo bintu. Itandukaniro ririmo no kumwe ayobora igihugu twavuga gifite itegeko nshinga ritameze nk'iry'ikindi. Icyambere cyo muri ubwo Bufaransa ni nabwo bwabaye bwa mbere bwo kuva ko mu Burusiya nta demokarasi hari kubera ko ngo Putin yabonye amanota 80% ariko na Jacques Chirac yigeze kubona 83 hari kwijana mu matora. Ibyo ngibyo byo gushaka kwemeza Putin yabonye yisha abagombaga kwiyamamaza ntabwo yabishe ari he ntabwo yamwishe. Alexei Navalny ntabwo yari mu biyamamaza we yarwanyije ubutegetsi ashaka kuzana ibintu byo kuvangoreka mbukore iperereza. Abantu bose biyamaza bavuga ngo intambara ya Ukraine ihagarare kuki yabangiye hega barahari turabaza amazina. Yego ahubwo vuga ngo Putin wakoresha byanga bikunda igitugu ariko cyo gusubiza ikuzo abaryambuwe kandi nta bundi buryo wahangana n'abanyaburayi ku buryo mu gihugu ari we muntu wenyine ubona ko intambara Ukraine ikenewe muri miliyoni 140. Ntabwo ari ubibona gusa ahubwo nuko ari uvuga nuko ari ujya mu itangazo. Na Prigozhin yarabivuze avuga ati turwana intambara idakenewe. Aya kandi hari muri Bakhmut video zirahari. Kuvuga bira bintu se yatumwa akabivuga ni nka bimwe uhora uvuga ngo umuntu se ntashobora kujya mu rukiko akemera ko yishe umuntu atamwishe. Ubutegetsi ni ikintu kigari twe tutapfa kumenya gusa icyo mpamya cyo Uburusiya ntabwo bushobora kwemera kugendera kuri demokarasi y'abanyaburayi. Wigendeyeho niko gusenyuka niko gutsindwa. Putin kuba hari abantu bamwereka ko ibintu arimo bidakenewe kandi arabizi ko nubundi ubuzima buzageraho bwe bukarangira. Afite cyizere ko Uburusiya butazongera bukiberaho nkuko bugomba kubaho butari mu bitu. Ibyo nyine ariko we ntabwo abishaka mu gihe akiriho kandi niko umuyobozi wese ukora numva ntabwo yubaka igihugu yubaka umutwe we. Aya ntabwo yubaka umutwe umuntu w'imyaka 71 se yubaka umutwe we gute? Yubaka igihugu aramutse atsinze nk'iyi ntambara ikarangira byitwa ko Uburusiya buyitsinze mu by'ukuri nubwo yava ku butegetsi ntabwo wambwira ngo ibintu ntabwo hari aho yabivanye nawe. Wowe witegereje hano Putin azatsinda intambara ntabwo ari uko kuyitsinda ariko byamunaniye ahubwo intambara iri mu cyerekezo ashaka cyane rwose. Mbega zakuraho Zelensky nkuko yabidekaraye. We gukuraho Zelensky cyangwa kutamukuraho ibyo ngibyo byose ikiguzi cyangwa ingurane yabyo no kwirinda guhuza Ukraine n'ibihugu. Ubundi se mu bwenge bwawe urabona Ukraine itari muri OTAN ubu ntabyo ubona kubirimo mu buryo butaziguye ishobora kubirima ahubwo icyo nyine tutarabona kandi nabwo niri hame rya OTAN badakorera Ukraine iki no kuba nta leta y'amajoro ihari ubu ntayihari
icyo rero nicyo ubundi cyagaragaza uburyo urishuwa neza ko abanyakenya bakomandinga iriya ntambara. ntabwo baba ari bo rwose, kuko Ukraine uko tuyizi ntabwo yakwihagararaho imyaka 2 irwana ifashijwe n'ibihugu byinshi byo ku isi byo mu burengerazuba. Ariko icyo kintu cyo kuvuga ngo mu buryo budasubirwaho iki ni igihugu kinyamuryango, intwaro ngizi tuzishinze Donetsk cyangwa Kiev, etat major subundi cyako buri gihugu cyose kimuri otani gifite etat major ntabwo kiyifite. Ariko abanyamerika kuba bayishinga hari ni ikintu bashaka cyane, kinakunze rwose ubutegetsi bw'Uburusiya bwa buri mu mazi. Niba atari ideology watwereka amadokima yerekana ko bashaka kuyashinga iki ko gushinga etamajoro hariya nuko exploiter kiriya gihugu cya Ukraine, nta n'ikindi gituma babishaka, nta kindi. None se ubu Biden niki yashaka gukora muri Ukraine Putin akamubuza? Ntabwo Biden we uko tumuzi yakora ikintu runaka, kubera ko twagiye tubona ku gihe cya Putin kuva mu 2000 iyo urebye ubutegetsi bwa leta zunze ubumwe z'Abasoviete kugera 1999 busenyutse, cyari igihugu gihabwa amabwiriza na leta ya Washington kandi kikayagenderaho. Ari naho havuye biriya bintu byo kuvuga ngo uwakurikiye amateka y'intambara ya kabiri y'isi, nubwo intambara ya kabiri y'isi bavuga ngo banazi baratsinzwe, bakanavuga ko ari leta zunze ubumwe z'Abasoviete zatsinze iyo ntambara, ariko byitirirwa bloc Occident kandi ni nabyo. Ariko nyuma yaho Putin aziye mu butegetsi yashatse guhindura ibintu byose, niba ukurikira habeho politike ebyiri ku isi nyine zigomba kuyobora byanga bikunda, kandi birangire communism ari ifashe intebe. Reka tubitegereze. None dusoza, niba ukurikira politike ya Afrika tubwira perezida 5 ubona bikitegereza Afrika ifite 5 baharu nta mazina ndi buvuge rwose, hoya ntago mbavuga. Nisi niba bahari wabavuze. Hoya barahari ariko simbavuga barenze na 5. Hoya twe tugusabye 5. Hoya ntabo mvuga rwose. Hoya simba nta cyizere bifite. Hoya ntabwo ari ukutigirira icyizere, ahubwo buri wese udukurikira arabizi byanga bikunda afite ukuntu asesengura ibintu bye. Ariko navuga ko ngewe muri Afrika cyane cyane iyo munsi y'ubutayu bwa Sahara, kubera ko buriya mu Barabu nubwo haba hariho perezida uyu munsi Abdel Fattah al-Sisi ayobora Misiri, ariko usanga kiriya gihugu gifite ingufu cyane mu bijyanye n'ingoma ya cyami kurusha itegeko nshinga na perezida wa repubulika. Ariko iyo turebye munsi y'ubutayu bwa Sahara hari ibihugu byinshi nahoze nguha ingero zirimo demokarasi, ntago ndirinda kuvuga amazina ariko birahari n'abaperezida barahari, umuntu yarebera barahari ariko ntiwaba ni sawa cyane. Reka tukubahire ibitekerezo byawe, ubwo tuzongera tugushake wongeye dusobanurire ku byo tuzatwateguye icyo gihe. Asante rwose. Twizere ko n'abadukurikiye mumeze neza, ariko bajye banaduha ibitekerezo batubwire bati hariya njye mbibona gutya. Ubundi kuki bo badashobora kuza ngo batubwire uko babyumva, turusheho gusangira ubumenyi, ibyo nabyo turabitegereje cyane. Ariko si ubonye muri Afrika bagenda bahirika ubutegetsi, ubundi biriya bintu ubona Afrika yakabaye iri muri uwo mujyo. Ntabwo yakabaye iri muri uwo mujyo, nyine bikorwa n'abafite inyungu mu ihirima rya buriya butegetsi. Ntabwo abanyafurika ubwabo uko tubazi cyangwa imyumvire yabo n'uburyo baba bashaka kubaho bashobora kwifata ngo bumve ko uyu munsi bahirika ubutegetsi n'ejo babikore n'ejo bundi bihore byisubira moya. Bikorwa n'abanyaburayi, kubera ko abanyaburayi iyo bafite umutegetsi uri ku butegetsi akaba atavuga rumwe bagomba aveho. Ntabwo abanyaburayi bareba ngo imibereho myiza y'abaturage iri kujya mbere, oya babareba ngo umuyobozi uriho aratwumva, iyo ubumva ugumaho, iyo utabumva ugomba kuvaho. Ni nayo mpamvu tubona mu bihugu bimwe na bimwe iryo hirima ry'ubutegetsi rishobora kuba 3 mu myaka itarenze 10. Yego. Ubona biterwa n'iki kuba bloc Occident ishyira imbaraga nyinshi mu kwamamaza demokarasi muri Afrika kurusha muri Aziya? Impamvu muri Afrika nk'uko twahoze tubivuga mu biganiro byashize, umugabane wa Afrika bitewe no kunungana n'abaturage ufite n'umutungo kamere uhari, ntabwo kuwirengagiza bishoboka. Igihugu cyari cyo cyose gishaka kwigarurira isi cyangwa kuvuga ko politike yacyo ari yiyoboye isi, kigomba kubanza kwigarurira umugabane wa Afrika cyangwa gukorana nawo rero ntabwo biri mu ntambara y'amasasu yo mu buryo bweruye kuza bakavuga ngo turabategetse mu dukurikire. Oya, harimo kwigisha ugacengeza
iryo cengezamatwara nyine ukaza uri umupropagandiste ukabigisha ukabumvisha uburyo ki kugendera mu mahame y'ubutegetsi ya kapitalisme ari byiza. Niyo mpamvu rero Amerika ibizamo kugira ngo yigarurire umugabane wa Afurika, nayo imaze igihe kinini yarawigaruriye nubwo ibintu biri kugenda bihindura isura buhoro buhoro, ariko biriya biba byarabaye mu nyigisho kandi babishyiramo imbaraga nyine kugira ngo bazabashe kwigarurira isi yose, kubera ko ntabwo wakwigarurira isi yose udafite umugabane wa Afurika. Ngayo nguko dusubire mu kiganiro gitaha. Asante.